make sure ko wasohotse, uhure n'abantu, make sure ko wahuye n'abandi, make sure ko utaheranywe n'uwo mwijima wa wenyine. So ni ibintu bitandukanye abantu bagomba kumva kugira ngo ubwiza bugaragare. By the way, niba umaze icyumweru utava mu rugo, kugira ngo nkubwire yuko uzatangira wambaye buke, wambihengame buke, isuti yisige buke, bigisumbane bike. Umugabo najya yinjira ajya yibaza ati uyu ninde, izina rihinduka uve kuri Jack, uve kuri Jack, uve kuri Jack, ujye kuri Jacqueline, bigucanga. Kiriya gitabo nanditse cya Hidden Gold, cyangwa Family, byongera no ku buhange bwite, ko nagiye mbaho ubuhamya nkababwira ukuntu nge nakuze bambwira ko ndi kabi cyane, hanyuma naje kumenya ko binkomeretsa cyane, n'uburyo naje kumenya ko ndi mwiza cyane. So ubwo buzima bwose ndabuvuga. Rero hari abantu bagiye bifasha, noneho bakampamagara bambwira bati ngaho mbwira, ubu se ko umugabo wanjye ambwira gutya na gutya, rata nanjye naba mwiza, rata nanjye ndi mwiza. So bamwe na bamwe nanahura nabo nkabona ni ibirori pe. Yego. Kuko ntabwo igitutsi ntabwo gutuka abanza gushinga kuko ubusa, ashaka kuko atekereza. Umuntu urumva twese n'abagabo kandi barabizi, by the way barabizi. Iwabo barambwira baturimbwa, ejo bakongera baturimbwa, akajya agenda yumva ariyo. Datariyo, ariko akabyumva akaba atabyemera ngo yabe yavuga ati ndimbwa, ariko nyine mu bagabo ntagire ibitekerezo bya kubera ko barabimubwiye bimujya mu bwonko. So izindi imbaraga zo kwibwira buri gitondo ati ndi umugabo, ariko burya n'impamvu ndi umugabo ABCD. Njyewe ntabwo nananiwe ABCD. Ibyo bintu uko abyibwira agenda ababyo. Ni aharete nk'ibisanzwe muri cya kiganiro cyacu cya Chef to Chef, aho tuza dukora ku mubiri, dukora ku marangamutima, dukora no ku byo mu mwuka. Uyu munsi ndumva tugiye kwibanda cyane mu bintu bijyanye amarangamutima cyangwa mu mubiri, kubera ko byose biratugize. Ibyo bintu bitatu uko biri kose biratugize. Icyo twifuza no kubona ingo zigenda neza, twifuza kubona umuryango muzima. Umuryango ni wubatse sosiyete, umuryango ni wubatse itorero, umuryango ni utugize. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku muryango, tugiye kuganira kuri couple. Iki kiganiro kizareba cyane abifuza kurushinga cyangwa n'abarushinze already. Imana izibane natwe. Umunsi rero nabazaniye umutumirwa udasanzwe, ni umubyeyi w'intangarugero, umubyeyi nzi nitegereje imyaka myinshi ishize, ukunda kuganira cyane ku bakobwa bagiye gushaka, ababwira uburyo bazitwara, ababwira ibyo bazasanga mu ngo. Ni umumama w'inararibonye ufite experience kandi wabyigiye, avuga ibyazi. Rero turakwakiriye mama, karibu cyane muri Chef to Chef. Watangira badusuhuza abantu hanyuma tugakomeza ikiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Jackie Eminire cyangwa se Mukabaramba Nirere. Ndi umumama, mfite umutware n'abana 4. Imana wamugisha. Turakwakiriye muri Chef to Chef. Wisanzure tuganirize kwa kundi ujye uganiriza. Njye mbona ukuntu uganiriza inkumi zigiye kurushinga ibintu byiza cyane bisa neza, ariko biri mu bwenge bw'Imana. Kumva umukobwa agiye kwinjira ahantu ahazi neza kabisa, yiteguye, ari prepare, ubona kabisa ntabwo bajyanye. Hari ukuntu wamweretse utuntu twose tutazagenda necessairement, tuzagenda twazibaza hazajya ku mavi, ibintu nk'ibyo kugisha inama. Ni byinshi vraiment. Tugutega amatwi n'abashatse tukunguka. Rero karibu cyane, turakwishimiye. Ibiganiro byawe biri kuri Facebook, biri kuri YouTube, Irere TV. Irere TV, yes. Abashaka gukurikira ibiganiro byawe, abakobwa bifuza kurushinga, abarushinze bakiri gustrugglinga mu tuntu twinshi,
bajyaho bakareba ni ukuri bazunguka byinshi cyane mugiraho n'ibindi biganiro bitandukanye ibiganiro bica kuri rero ni ibireba umuryango muri rusange inkumi umumama umupapa ushaka kumenya uko yubaka ushaka kumenya uko yakwifata nubwo yaba ari mu mahoro kumenya uko yakwirinda ko yagirwa inama mu buryo butandukanye ariko ntabwo ari rero gusa urumva shape hari n'ahandi hatandukanye rwose ubuntu bwo kureba iwacu ubu dufashije muri subscribe muri likes urabizi nawe shape to shape ndanabasaba ngo nibazakinge bakore subscribe bidufasha gushobora kwamamaza inkuru nziza cyangwa se bikaba bishobora abantu benshi mu buryo bwihuse badufashije bashaka kudufasha rwose batavuga ariko bakora izo share n'ibindi ariko hari n'andi my channels meza cyane afasha umuryango so turi bamwe muri abo ngabo numva nshaka ko tuganira mu gutangira wenda twahera kuvuga ngo iyi kapo iratangiye urugendo sibyo cyangwa irifuza kurushinga cyangwa yatangiye deja rugezemo ariko yisanze mu rugo asanga nta kintu na kimwe ahuje n'umutware we buriya muri fiyansaye biroroshye gushushanyanyaho gatoya ukerekana imaje ushaka ko mugenzi wawe areba mukaba mwanahishanya utuntu ariko mwarugezemo mwakoze isezerano ntashoboye kurusohokamo ihari ese iyi kapo isanze nta kintu na kimwe iri guhuza kandi turabizi ibyo tuvuga twarabibayemo cyangwa twarabonye no ku bandi iyi couple isanze batari guhuza mu makomportoma mu makaragiteri mu personalite muri utwo tuntu twose ukabona ibintu biratandukanye completely ni iki kintu watubwira kuri ibyo bintu uwo muntu yabyisanzemo yabyitwara gute ni amakesi akunda kuba ariko biragora cyane kugira ngo umenye aho uri bushyire iyo kesi utumvise neza amavu n'amavuko y'iyo kapu kuko nubwo bose bafite ibibazo bisa ariko batandukanye uko kudahuza biratandukanye hari kuvuga ngo kwenda kadufate kapo yakundanye ikabana hanyuma igasanga uko yakundanye batwemereye bakadusubizayo twasubira mu ko yakundanye tukareba icyabahuzaga tukagita dushaka ahantu cyagiye none se ikintu cyabahuzaga cyari giteye tugahita tubafasha ngo tujye kugishaka hari igihe rero dushobora kugishaka kibona ariko bo bakatwemeza ko batakigishaka twebwe ikintu cyaduhuzaga rwose ni iki ariko enough is enough twarakirambiwe ntabwo ari ikibazo cyavutse ahubwo bakirambiwe ntibagishaka kubera ko hari umwe wagifekingagamo cyangwa pas nécessairement birashoboka ko umwe ashobora kuzana fake cyangwa se kuba uwatari wundi akamwibeshyaho ko ari ntabwo icyo kintu yibeshyeho gihagije kuba cyafatirwaho umwanzuro yuko aricyo cyonyine nkingi uyu muntu yari ahagazeho twinshi twari duhari ariko twose tugomba kuba twaragezwemo n'ibibazo wenda bishingiye kuri kimwe nyamukuru cyangwa se hari utuntu ibintu by'urugo ntabwo ari rimwe guteranyaho rimwe yego ni ibintu birebire kandi iyo barakubwira bati rwose tuje gushaka ubujyanama rero ubu uyu muntu yarasengaga ntagisenga aho wowe ukavuga uti yakubeshye ko asenga ugeze mu rugo usanga ntabwo asenga ko yaguhemukiye ariko pointi ntabwo yari ugusenga gusa ese nta bindi bintu
yarasenze gusa hanyuma ukurikira icyo cyonyine nta ibindi bintu byagushyigikiye kugira ngo mugere muri urwo rugo si ibyo bintu byagiye he isitori ndende kugira ngo ujyemo ubidiginge uvuga uti umva dukurayo ukuri tugushyire hano tumenye ibirimo kujya imbere n'ibiki ubwo asanze yarafekingaga mu gusenga atarabikundaga bagera mu rugo bamubwira ati enough ujye usenga wenyine bajya gucukumbura ahandi wenda mu kuko icyo ndimo kukubwira icyo turimo kubwira n'abatumva ntabwo ikintu kimwe yego ni byinshi ntabwo ari kimwe ntabwo ari uko gusenga konyine mwagiye koga mwafatanye ibiganza muragenda mwaraganiriye mufite ibyo mwavuganye bitandukanye ntabwo cyari ugusenga gusa yego niba gusenga kwaratarakitinze ariko kumaze kukugira umuntu hari ibindi wamusanganye yego ese ibyo bintu waba waramusanganye wariginowarinze gusa uravuga uti kuko nabyo bibaho ko umuntu rwose avuga ati bose ni kimwe n'ubundi ngize amahirwe niboneye umugabo none ubwo uyu nguyu asenga reka mpfi ugeze mu rugo ugahita upfa make sense wapfuye kare hanyuma urakomeza urasunikiririza icyo gihe rero haracyari ibyiringiro hariho ko wakwemera ikibazo ukemera kwijyamo ukareba aho byapfuye ukareba uburyo wabizura wagira amahirwe ukazukana nawe utagira amahirwe ntabwo ibintu byose Imana ibidukorera ngo bihite biba hari ubuzima tubwemera tukavuga tuti buranze ariko turakomeza ngo turabivamo cyangwa ndabigumamo nubwo ncitse ukuguru donc hagomba kubamo ako kantu ka sacrifice hagomba kubamo akantu ko gushakisha ukuri yego wamara kumenya ukuri ukavuga uti uku kuri mbonye ko nibeshye umweru nkaba mbonye umukara I am ready gupfa umukara yego uyu mukara kuje ndeba umfata mu ijosi ukaniga ndi ready cyangwa se ndumva bitavamo so niba bitavamo turamenya kuganiriza niba ready kwiyahura uko tukuganiriza niba uvuga uti azajya kubita 5 muri izindi 5 tuhamenya uko tukuganiriza ariko dukeneye ukuri kazo gihari donc umwe yivemo avuga ati nari namubeshye ko nkunda movie ariko si nkunda movie ambabarire cyane abivugisha ukuri kugira ngo mumenye ukuntu mumufasha exactly ni nabyo byonyine byafata kumva iyo tuganira twe turavuga tuti couples ariko ntibisape bisaba ni nayo mpamvu dukangurira abantu gushaka abajyanama emera ugira umuntu akumve emera shakisha bikuvune ntabwo mvuze abantu mvuze umuntu aba mu bantu ntabwo upfa gutoragura ariko mu by'ukuri uwo muntu wahisemo emera twese nanjye ndimo hari igihe byaducanze hari igihe bwira byaducanze ukeneye umuntu akakuganiriza akakubwira ko uko abyumva ukaruhuka ugahora ari ukugumana hanyuma wahura n'umuntu ukanamubeshya ukamubwira ibitari byo ntabwo rwose byoroshye hanyuma uriya komeza ma tunibuka ko hari ibyo tuba twe tuzi ku buryo umuntu akubwira ati iki kibazo mpuye nacyo nahuye nacyo umunsi wa mbere nahuye nacyo muri fiyanse nahuye nacyo no mu bukwe yego ariko ndakomeza ndavuga nti ubu n'uyu nguyu kubera ko bakoye nambaye ibara byarangiye ntacyo nabikoraho dufite abadamu benshi bakubitiwe mu bukwe niba bagukubise urushyi mu bukwe uratekereza ko mu rugo turaba ari urushyi cyangwa bizaba biri muri puro bizaba biri mu bwinshi so ibyo byose ni ibintu ubwo babanje communication hagati yabo
hari ibitagenda yabibonye byanze, yegereye wenda marene yamuganirije ariko biranga, ati dusange pasiteri, ati ese muri iyo kese umwe yanze ashobora kuba umugabo cyangwa ashobora no kuba umugore, bombi bashobora kugira amakosa, umwe yanze iyo help uri kuvuga y'uwo muntu wa gatatu, umenya umuntu abyitwaramo gute? Ni amavi gusa. Mu by'ukuri iyo tuvuga help ntabwo tuvuga babiri, kuko iteka ryose rimwe. Ego. Ni wowe yaba umugabo cyangwa umugore wabanje guhura n'ikibazo ugahitamo uburyo bwiza bwo kugikemura. Umwe nuko ushobora guhura n'ikibazo ugahitamo uburyo bubi bwo kugikemura, cyangwa ugahitamo kubana nacyo gutyo, cyangwa ugahitamo kumva uri umunebwe udashaka kugira icyo ukigikoraho. Wumva, so ni choice y'umuntu ku giti cye, so iyo choice iraguherekeza ukagenda ukavuga uti of course igitekerezo cya mbere ukiri kumwe n'umugabo cyangwa umugore ni uko wamusaba yuko mubijyanamo, ariko igihe aramutse hanze ni nk'uko waba murwaye mu rugo mukagira mutya ugafatwa n'ibicurane cyangwa n'indi ndwara, hanyuma ukabwira mugenzi wawe uti tujye kwivuza, akabwira ati no sinshaka kujya kwivuza. None se wahitamo iki? Wamubwira utereka ubwo wanze kujyayo nanjye ntaho ngiye dupfe? Inama ya mbere yari nziza, mwasobanukiwe ko murwaye indwara, mwayimenye, none murashaka kujya kwivuza, wenda hari n'izindi nkurikizi mutazi, mugira ngo abaganga babafashe kumenya ibyo ari byo, aranze wowe urivuza. Yego. Wowe umwe mu muryango urivuza, ugende ushakisha igisubizo ku Mana, ushakisha igisubizo mu majyanama, ushakisha igisubizo mu bitabo, ushakisha igisubizo mu mitekerereze, ushaka uburyo uvuga uti ariko ni gute nahindura ibi bintu. So ni bya bindi nyine ugerageje gutera intambwe Imana iramusanga ikamufasha igasunika, so urumva ntabwo yamureka, ntabwo yakureka n'abantu n'inshuti nzima ntizikureka, kuko ubu kurwana urugamba rwo kubakaho gusenya. Iminsi iragiye, iminsi iricumye, urimo urashaka igisubizo, mugenzi wawe ari hariya, urarwaza, uramukundisha kariya, uramubwira se wowe ukunda iki? Ageza harakubwira ati ngende umva ashaka ko tubikora gutya, sibyo? Malgré yo kuri kwivuza, ariko akubwiye we uko abyumva, icyo yifuza ko cyabaho, usanze ari ikintu wowe udakunze cyangwa udashaka, kubera ko ari wowe uri kwivuza. Ese wakwakira icyo kintu ukemera ibyo mugenzi wawe akunda? Tuvuge urugero, njye sinkunda umupira, umugabo wanjye akunda umupira, akunda siporo muri rusange. Iyo ndi kubireba ndasinzira, ndiyanuye, ariko kuko abikunda ndaza nkamwicara iruhande. Nicyo gisubizo. Ubwo mvuze akantu keza, umupira, siporo, it's okay, ariko ashobora kuba ikindi, ashobora kuba muvi z'ubwicanyi, ashobora kuba kujyana mu kabari, muri boîte, anything. Akakubwira ati ngewe nicyo kinshimisha, numerekeza aha nawe nzangwerekeza. Mama, izo kese ntituzizi, zibaho, right? Akaba yamwimpoza ikintu ati ngewe ibi nibyo nkunda, byakire gutyo. Ese kugira ngo bumvikane agomba kwemera icyo kintu? Ndatekereza hagomba kuba mu ubwenge. Yego. Hagomba kuba mu ubwenge bw'Imana, kuko iyo tugiye kubakana na bagenzi bacu biba bivuze ko tugiye kubaka. Yego. Ntabwo tuba tugiye gusenya. Yego. Umuntu rero ugezeyo afatwa n'icyo mu mutwe akakubwira ati mfasha aya mabati tuyakureho. Yego, yakureho. Yewe ndumvira yakureho. Njye ntabwo ntekereza ko waba yakujyanye. Ntekereza yuko waba ushenye kubera ko umuntu yagize ikibazo cya mental mu mitekerereze. Ugomba kureba ukavuga ariko mu by'ukuri ikintu uyu muntu ari kunsaba ni igiki? Aransaba kureba umupira
birantwara iki ninde w'umupira ndasinzira ndasinzira ndyamye ku akunda movie ndahumiriza aho mfite ubwoba hari ibintu biri useless bitakwiye gusenyera mu rugo. Hari ibintu dufata tuba dufite ibitandukanye, tuba dufite ibiseke byo gushyiramo ibintu. Umugani wa perezida wacu w'u Rwanda ntabwo ari ugupfa kwambara zose ngo ibintu byose ngo tubigire intambara. So ugomba guhitamo iki kiranyubakira, iki ngiki nzagihagata. Ese iki ngiki ni ikintu kiri aho gusa gisanzwe kiri mu marangamutima y'umuntu, kiri bumushimishe gusa, nta nicyo kiri buntware, iki ndagikora. Hari ikintu yambwiye none ariko gishobora kwibagirana n'ejo, ntacyo kivuze, ntacyo kirya, ntacyo gikijije, shyira muri puberi. Nta mpamvu zo kwitegura intambara. Yambwiye icyo nashaka, kuki jyewe namubwiye iki ntacyumve, none akaba ambwiye iki giki, nanjye duva nashaka kumva ibye. Ni ikibuga cy'intambara already, ibintu byahindutse, ntabwo turimo kubaka, turimo gusa. Uyu mugabo cyangwa uyu mugore arashaka ko ajyana na mugenzi we gusenga, undi ntabwo ashaka kujyayo rwose, ahubwo bigeze n'aharambwe ati nawe ntukajyeyo. Online iremewe cyangwa arasunika, ntabwo ari kwa kuvanaho amabati. Ndatekereza yuko igihe umuntu yatangiye kwinjira, ubundi mu by'ukuri ni uko wenda abantu ingo cyangwa se abubakanye badakunda kuganira no kwigishwa, ibindi byose turabyiga uretse urugo. Ariko ubundi hari privacy, hari ubuzima bwite bw'umuntu undi muntu atemerewe kwinjiramo. Kwinjira muri telefone y'umuntu, kwinjira mu byemezo by'ubuzima bwite by'umuntu, umuntu kugeza ubwo umubwira ngo ntabwo ukwiye koga, ntabwo ukwiye gusohoka, ntukwiye kujya mu bandi, ntukwiye kujya gusenga. Ibyo ni ihohoterwa. Ni ukuvuga ngo ubundi bagombye kubifata, ni ibyaha mu by'ukuri, ni ibyaha. Ntabwo kwica umuntu ari ugufata ijosi buri kure. Ushobora kwica umuntu emotionally, ushobora kwica mu marangamutima, ushobora kwica umuntu mu mitekerereze, ushobora kwica umuntu mu buryo butandukanye. So iki kintu abadukurikiye bacyumve, guhuza ni byiza, kuba umwe ni byiza, ndetse n'icyemezo rwose cyiza Imana yatugiriye kugira ngo tubumwe, ariko tubumwe ku mahitamo, ku bushake, nta gahato kagiyemo. Bivuze ngo njyewe rwose ndi njyewe, umugabo wanjye niwe, duhuza ku bushake. Kandi duhuza buri munsi, tubihitamo tukavuga ngo uyu munsi turahuza mu mwuka, turahuza mu bugingo, turahuza mu mubiri, turahuza muri buri gice, tukabikoraho umurimo. Bavuga ngo ndabikoraho umurimo aha, nawe ubikoraho umurimo aha, kubw'ubuntu bishobora gukunda. Ariko igihe bidakunda ni ikibazo cyinjiye. So ntabwo ari ikintu rero ngo none umuntu ntabuze undi gusenga ngo azabireke, wagize undi ndaba mu ni hohotera, n'ibintu bitabaho. Ariko hari ibintu, hari ibyo mwaganira mukavuga muti ibi ngibi, ariko kubuza umuntu ni ukumubuza kurya, ni nko kumubuza guhumeka. Uyu munsi ngenda kubwiye ngo ntuzongere kurya ibi ngibi, ndashaka kurya ibi ngibi, kandi uzajya ubirya amasaha gusa, urumva uwo muntu aba ahari? Ariko nyine muri sisiteme nyafurika cyangwa se z'idini nyine nta kundi, kwihangana, ukomeze usenge, utegereze, uzihangane, n'ibyo. Ariko mu by'ukuri abantu baba bakwiye gutera intambwe bakabiganiraho, ntabwo ari byiza. Noneho mama, habayeho gukomeretsanya, habayeho kwihangana kuriya uri gushakisha igisubizo, uriya wundi rwose byanze ntibimureba. Urashaka kumbwira ko hatagenda habamo akantu ko gutakaza
urwa rukundo wari umufitiye? ntabwo urukundo mu kinyarwanda ntabwo rugira andi magambo. Ntabwo niba umuntu waramukunze ntabwo byoroha yuko ushobora kudakunda uwo muntu, ariko urabona amata, amata ushaka amazi ugashyiramo, ariko umuntu iyo ayabonye n'ubundi asanga yera, iyo abazavuga ati hariya hateretse amata, ariko ayo mata arimo amazi. urimo urabyumva? ndabyumva. hari akantu gatakaza urukundo. Umuntu iyo wamukunze uba umukunda rwose, ariko yagukorera ibyo umukorera bituma urukundo ruba konka, ruba rutakaza tese. aya mata ni amata. Cyabaye kuri aya mata ni iki cyabaye? Ari iki byagenze? Ni ibintu bigenda bitakara, bigenda gake gake, bigenda gake, umuntu akageza ubwo yishakamo uburyohe akabura, cyangwa akabushaka muri mugenzi we akabura. So ibyo bigenda bitakaza urukundo rwagiye, ariko niyo wabireba ubona ari ubuzima nyine, usanga bari aho babanye bameze neza, baba bafite ibyo bahuza n'ibiki, ariko bo ubwabo barabizi ko amata yabo arimo amazi. Ariko bimenywa n'uwasomyeho. Ntabwo byoroshye kumenya ngo ariya mata arimo amazi. Ni bya bintu twe dukora kubera twamenyereye, ariko uwasomyeho ntibishobora kugaragara inyuma, bimenywa na ba nyirabyo, niba ariko nabivuga. Ntabwo byoroshye rwose kugira ngo tuzajye kubimenya abamugeze. Yego. hari akantu numvise unyibukije. Umuntu umwe ngo bari bageze muri parikingi bombi, umwe abona ngo agiye gufungurira undi modoka, akubita umugabo w'inkokora ati wabonye abandi babafungurira imiryango bakabasohora bagafunga. bahita barahura gutya bavuganye, avuga ati wowe baracyagufungurira sha? Ati reka da, ati umuryango warapfuye. ati bisaba ko avamo agafungura akabura gufunga, ati ntabwo ari ibindi. Ariko yari yishe umugabo. Ako kantu nako kajya gatrompa abantu. Abonzi benshi cyane rwose, hari nabo utwumva batandukanye, ni kesi zihoraho. None se mama, twinjiye, reka mvuge muri suje nyirizina, icyo twifuza gutindaho cyane. Uru rugo rwaciye mu miyaga, mu misozi, mu mataba, mu muriro, byose, ariko ruracyahari, acyahagaze. Bafite kurera abana, bafitanye amaproje, bafitanye izo nzu, bafitanye ibyo bintu, amadeni n'ibindi. Nta gutandukana bafite, nta nuko bateganya rwose, biringiye Imana, reka tubivuge gutyo. Uru rugo nubwo mbivuze ngo biringiye Imana, rimwe na rimwe aba ari uwo nguwo umwe wihambiriye nyine kugira ngo arebe ko rwakomeza, wenda rugakomeza. Uru rugo rwabayemo ibitutsi, urumo rwo rwabayemo gushwana, kutumvikana kwinshi. Ese hari igaruriro? Turebye muri ibi bihugu turimo, turebye n'iwacu byarahageze, ubona hari igaruriro ryabaho kugira ngo urwo rugo rwongere gusubirana? Niba hari n'ubuhamya ufite wenda budusharinga, sinzi. Ubuhamya buba ari bwinshi, ariko wenda reka twe kuvuga ubuhamya, tuvuge realite. Yego. Igihe cyose urugo ruhari, rukaba rukiriho. Yego, rugihagaze. Rugihagaze narugereranya n'umuntu. Umuntu akiriho agihumeka, wirinda kugira ibyo uvuga. Yego. Yego, uravuga umuntu azakina, ejo ugasanga urimo uramukorera. Umuntu azakira, ugajya yapfuye. Ukavuga ntacyo ubiziho. Urugo as long as rugihumeka ni ibyarwo n'Imana. So kumenya rero kuvuga ngo ntabwo ngo rwavayo, ngo ntirwahembuka, ngo aho rugeze ndumva bidashoboka. Ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka rwose rwose, ariko rukorwa kugira ngo rukunde rwongere
ruryohe rwongere ruba uko urwifuza ntabwo rukeneye imana gusa. Ndibaza mvuze amagambo akomeye. Ntabwo dukeneye ikiganza cy'imana gusa, hakenewe ko imana interveninga cyangwa iza, ariko ba nyir'urugo bombi bahaguruke bakorere urugo rwabo. izi mbabazi zirava he? Imbabazi habayeho gukomeretsanya cyane. erega iyo uvuze gukomeretsanya ni impande zombi, ese bose n'abafite ibisebe. niyo mpamvu navuze gukomeretsanya. hari ibyaturutse aha n'ibyaturutse aha, hari ukubabara kwavuye aha, hari ibirwara byatewe nabyo, habayemo utuntu twinshi, ariko turashaka ko rwongera gusubira mu murongo. Birahera he? Ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo kugira icyo tubikoraho, ariko mu ijuru hari imana y'interveninga. Navuze ngo ishobora kuza agihumeka ikagira icyo ikora. Yego. Ariko bazategereza imana yonyine. Bagomba kubaho ubuzima buvuga ngo ubuntu bw'imana buramutse buje bukanyereka igikomere cyanjye, bukamwereka igikomere cye, kwereka icyo twabikoraho. It's our time guhaguruka tukagira icyo tubikoraho. Ariko ukuri guhari ni uko umuntu yibwira ati jyewe urugo ntabwo bimeze neza, ariko imana ningirira neza ubwo bizongera bimere neza, like bizikora. Yego. Kandi ntihabeho izo effort. Yego, urugo ntabwo rwikora, bararukora. Ntabwo rwirema, bararukora. So hagomba kubaho umuntu uhaguruka avuga ati ishusho nifuza y'urugo ni iki. Ibi bikomere byanjye ni kimwe mu bintu birimo gutuma urugo rwanjye rutamera uko rumeze. Ubuzima nanyuzemo cyangwa ubwo ndimo kunyuramo, ibyemezo mfata ni kimwe mu bintu ngiye guhindura. None mana mfasha, aho hantu urugo rurahinduka. So ikintu ubwo ndimo kurwanya ni ignorance. Gukora nkaho bidahari. Ibintu byose ukumva ko nta bihari, hanyuma kandi ubwo nibiba nyine imana izaba yaje ikorera ubu nyine, like ibibazo birahari, bishobora kuguturuka cyangwa bituruka ku mugenzi wawe, ndetse ukaba utabifiteho na control, ntacyo wabikoraho, ariko at least bimenye. Ariko njyewe uruhare rwanjye bimeze neza, aho ibyo ntarimo gutunganya nibyo nafitiye capacity, nibyo nafitiye ubushobozi. Okay, ubwo ari byo nafitiye ubushobozi, imana nihabe. Ariko ibyo mfitiye ubushobozi ndimo ndabikoraho umurimo. Nanjye sinishoboye, sindishyashya, ariko ndimo ndasaba imana ngo inkoremo umurimo, kandi ndimo ndagerageza uko nshoboye. Yego. Tugomba kugira icyo tubikoraho. Abakera bicaye rero bakagenda bagasaba imbabazi, abakuru bakabakubita cyangwa bakabahana, bagatanga inka z'ibyaha bakoze, habagaho rukaba rutaryoshye rugoye, ariko kuko bemeye kurugumamo bakagira icyo barukoraho. Ariko gufata nk'aho hari undi ugomba kugukorera devoir, hari undi muntu ugomba kugukorera iyo homework, hanyuma ugasa naho umublaminga ko ntacyo yabikozeho. Urumva naragerageje ariko umugabo wanjye, urumva naragerageje ariko umugore wanjye, urumva twaragerageje ariko abana bacu, urumva. Ni ukuvuga ngo twasubiye muri Edeni gutungana intoki. Buri muntu afite ati sigeni naka, geni naka, undi ati sigeni naka. Ariko ndatekereza ko izina rya ministry yawe cyangwa se iyi channel yanyu risubiza byose by'ukuri. Ni umuntu wamaze guhindurwa, namaze gushingwa, namaze guhindurwa, namaze gutunga. Ndi muri urwo rugendo, by the way, sindanamara, ariko nubwo ndi muri urwo rugendo ndifuza ko n'abandi bamera nkanjye. Hari uko kuntu uvuze ko buri wese agomba kugiramo uruhare, aho byanze mwembi murimo muragerageza, yego, ariko byakomeje byanze, niho hinjira ya intervention ya wandi wa gatatu nkawe, bakaba bagushaka ugatangira kuba wabafasha.
Yes, urumva habamo ibintu byinshi. Iyo ufite ubushake ushakira ahantu uravuga uti umujyanama ndamukeneye ko ikintu cyagisoma, uravuga uti ariko ubu ntabwo nkeneye filime za katuni cyangwa se nkeneye utuntu, ubu nkeneye ibintu bijyanye n'umutima wanjye. urumva dufite ikibazo gikomeye, nta nubwo dufitanye ikibazo n'abo twashakanye, dufitanye ikibazo natwe ubwacu ntitwiha umwanya, ntidufite umwanya, ntitwiyizi, turi aho gusa turajagaraye, hanyuma tukumva yuko ariko abandi bantu abandi ubundi to be honest baze nyuma. Yego. Ubundi wowe urinde bimeze bite, ubanye nawe gute, ese muraherukanye wowe nawe? Ko kantu mama. Ni ikibazo rero gitangaje cyane, ugasanga mu by'ukuri umuntu yarifashe yihindura ahantu mukaba arifungira arishyingura, ariko akagumaho nyine ari ibiribiri kiri aho gishaka ko undi muntu agira icyo babana, bagira ibyo bakora. Ni akazi gakomeye, ni ikintu gikomeye Imana ibidufashemo. Mama, hari ubuhamya wigeze kugira wenda ugafasha couple, ntabwo twavuga amazina birumvikana, ariko ubona byarabaye worse bigeze ahantu hanyuma wajya kubona ukabona rurazutse rubayeho? Of course harimo Imana, ariko harimo na effort z'abantu n'umuntu wa gatatu wenda wabafashije nkawe cyangwa undi. Hari ubwo waduhaho urugero kugira ngo umuntu uri kutwumva aka kanya wari uzi ko ibyo biri worse, wumvaga ibye byarageze ahantu nta garuriro rihari, yumve ko hakiri icyizere cyo kuba byakemuka, nk'urugero waduha ariko udashyize wendamo amazina kugira ngo ntabwo byoroshye, wenda navuga muri rusange, ntabwo nkunda kuvuga ubuzima bw'ike, ariko hanjye dufite abantu benshi bumvaga ko bidakunda, ko nta rukundo ruhari. Yego. Umuntu adakunzwe akabyumva rwose, akavuga ati jyewe umugabo yaranyanze, yambwiye ko ndi mubi, yambwiye ko nta n'ubwiza mfite, yambwiye ko nta ibintu byose nyine yabwiwe, ariko akaza gufata process yo kwiga kumenya uwo ari we, akikunda, agakaraba, akambara, agacya. Turabafite rwose, agatangira guseka umugabo, agatangira kuvuga ati ninde murimo kuvugana, ninde muri iki gihe, agatangira gukurikirana, bagatangira ibintu bigatangira bikongera bikaba bishya, umugore akongera akamubwira ati urasa neza, ya magambo yabuze, ariko kuko yikozemo umurimo bwe. Mu by'ukuri nk'imyaka myinshi mu buhamya dufite buri muri iyo cadre, nababwiwe cyane n'abagabo ko ari babi cyane, kuri mubi, kuteye isesemi, ariko mu by'ukuri akazagira amahirwe yo kumenya ko ariko uzi ko ari byo koko, ese ubundi ubu nteye, ese ubundi ubu ndasana, ese ubundi ubu byagenze bite, ariko uzi ko ndi mwiza koko, uzi ko ndi mwiza, agakaraba, akambara, akabyibwira, akagira gute, ubuzima bukavayo. Ubwo buhamya turabufite mu by'ukuri ku bwinshi, dufite abo bacaga inyuma, abo bacaga amuca inyuma, kandi barabizi ko icyo kintu kibabaza cyane, ariko umuntu agahaguruka avuga ati ubu bintu birakomeye, reka njye gusenga, reka ngishe inama, n'ibiki, bazasanga kumukurayo. Yego, habamo ikiganza cy'Imana, ariko hari n'utundi tuntu gake gake tujya dushingiraho, natwo ukabona umuntu arongera aragarutse ati rwose, ati sinzi n'impamvu. Wewe bagiye no kuri rere bazabona umugabo watanze ubuhamya, wakubitaga umugore akajya yumvamo, akajya amubwira ko nta n'ubwiza, nta n'icyo afite, nta n'icyo ari cyo, akajya anamubwira ati rega nzaguta, nzashaka undi. Ariko umurebye kuri Irere TV aho ngaho arimo aravuga ati ubu koko nkanjye ninde mugore nari kubona urutuyo arira asakuza. So hari igihe Imana ibahumura amaso, hari igihe hamwe no kwikunda no kwiyakira kwawe hari ibintu bihinduka, hari n'igihe ushobora no kuba n'indaya. Wa mugani, hari umugore wambwiye ati njye nabaye n'indaya, nkajya njya kubaza izindi ndaya ngo mwitwara mute kugira ngo njye kunezeza umugabo,
atari ko nta muntu. So ibyo bivuze iki? Bivuze ko ntabwo ukoresha ibyo wumvise byose ngo ubashe gufata umutima w'umugabo. Oya, ntabwo bikunda, kuko ushobora kubifata byose ntibigire icyo bikumarira. Ariko hamwe n'Imana, hamwe no gusenga, tubivuge twongere tubisubiremo, hamwe no gufata ubuzima bwawe bwite ukavuga ngo njye mushyize ku murongo, hamwe no kureba mugenzi wawe icyabura n'icyo akeneye ukagitanga, hari igihe Imana yatabara. Ufite ubuhamya bwinshi kazi. Uko kwiyanga kwabayeho niki cyamukonvense kugira ngo avuge ngo you know what, ngiye gutangira gukaraba, ngiye gutangira kumera neza, ibintu ambwira mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu, ngiye kuba umuntu mushya. Biturutse ku muntu uri kubafasha cyangwa abo hanze? Warumbaje jye waba mfite. Yego, iyo kese twari tuvuze. Ko warumvaje uti mbese abo ufite muri za kesi zawe. Abenshi rero jyewe baje kuri kiriya gitabo nanditse cya Hidden Gold. Yes. Cyangwa family, byongera no ku buhange bwite, ko nagiye mbaho ubuhamya nkababwira ukuntu njye nakuze bambwira ko ndi kabi cyane. Hanyuma naje kumenya ko binkomeretsa cyane, n'uburyo naje kumenya ko ndi mwiza cyane. So ubwo buzima bwose ndabuvuga. Rero hari abantu bagiye bifasha, noneho bakampamagara bambwira bati ngaho mbwira, ubu se ko umugabo wanjye ambwira gutya na gutya, rata nanjye naba mwiza, rata nanjye ndi mwiza. So bamwe na bamwe nanahura nabo nkabona ni ibirori pe. Yego. Kuko ntabwo igitutsi ntabwo gutuka abanza gushinga kuko usa ashinga kuko atekereza. Kuko twese turi beza, ngira ngo nawe urabizi. Yego. Twese turi beza cyane, ariko nyine umuntu atekerereze ye nuko yaramutse akakubwira ati ariko njye nkurikije uko mbireba uranabi. Urumva, ni wowe ugomba kwibwira ukavuga uti ndi mwiza, neza, asa neza pe. Yari abantu babimbwira nkavuga nti no nkamuhindukiza ntihindukira, agahindukira hamwe ite ni wowe babibwiye. Ngako Satani ugahita umurema. Ukahita ubibona ko so uko kwegera abandi biradufasha. Ibi ngibi urimo gukora, ubu butumwa urimo kuvuga, it's not, ntabwo ari ibintu bidafite icyo bimaze, hari umuntu bizafasha. Amen. Ibi tubikora mu buryo butandukanye rwose, ariko motive ikidusunika kubikora, ndatekereza n'abadukurikira bagomba kubimenya ko rwose dufite ibyiringiro kandi dufite ubuhamya. Hari abo bikiza, hari abo bizakiza hanyuma, kandi umuntu umwe abashije gukira amarangamutima, agakira mu ntekerezo, agafata icyemezo. Dufite abagore benshi, dufite abagore benshi bari baricaye mu rugo, bagabo barababwira bati we ntugakore ma, njyewe nzakora, we ntugakore. Ndababwira nti rero iyo umugabo afite amafaranga, akaba afite akazi kenshi, akaba yakubwiye ngo usigara mu rugo nta kibazo, ariko ujye ugerageza nka 8 ukarabe, wambare, wisige neza, uhita usohoka nk'ugiye mu kazi, ugende wongere ugaruke, kuko nuguma uzahaba. Yarwara depression. So ukeneye gusohoka, ukagenda, ukajya ugenda, ukasa n'uwagiye ahantu, ukinjira mu supermarket, ukagenda, niba nta n'amafaranga mukeneye, ariko make sure ko wasohotse, uhure n'abantu, make sure ko wahuye n'abandi, make sure ko utaheranywe n'uwo mwijima wa wenyine. So ni bitandukanye abantu bagomba kumva kugira ngo ubwiza bugaragare. By the way, niba umaze icyumweru utava mu rugo, nkubwira yuko uzatangira wambaye buke, wambihengame buke, utiyisige buke, bigisumbane bike. Umugabo najya yinjira ajya yibaza ati ninde izina rihinduka, uve kuri Jack, uve kuri Jack, uve kuri Jack, ujye kuri Jacqueline, bigucanga. Rwose ni ukwigira, intero ni yayindi, ni ukwigira. Ibintu umuntu uri kubyumva ashobora kugira ngo ni ibintu bidakora. Njya kukumenya n'umudamu wari wanyoreje ubuhamya bwawe,
note bwawe yari yanyoreje ikiganiro wagiranye n'umukobwa ugiye kurushanga uri kumubwira uburyo agomba kwikunda, uburyo agomba kwiyitaho, agomba kugira gute. Ambwira ati yarimo aganiriza uriya mukobwa atari ko njyewe nimbiye ibyanjye atumye gusimbukira muri dushe. Ako kantu uvuze ko kwiyanga abantu bakumve n'ukuri. Ariko cyane nimugire ngo ni percentage nkeya, ni benshi, ni benshi cyane, benshi cyane. Umuntu urumva twese n'abagabo kandi barabizi, by the way barabizi. Iwabo baramubwira baturimbwa, ejo bakongera baturimbwa, akajya agenda yumva ariyo. Yes. Datariyo, ariko akabyumva akaba atabyemera ngo yaba yavuga ati ndimbwa, ariko nyine mu bagabo ntagire ibitekerezo bya kubera ko barabimubwiye bimujya mu bwonko. So izindi mbaraga zo kwibwira buri gitondo ati ndi umugabo, ariko buri n'impamvu ndi umugabo ABCD. Yes. Njyewe ntabwo nananiwe ABCD. Ibyo bintu uko abyibwira agenda ababyo. Ikintu kitwica cyose gica mu myumvire. Twumvise iki, batubwiye, twizeye iki. None se ubu wowe koko unyitegereje abona ntari keza? Oh yeah, you are so beautiful. Yes. Nuko rero ngaho none ngaho ibaze rero imyaka yose namaze numva ndi kabi, ibaze sha. Bari barwaye imirari. Barwaye imirari. Iyo mirari abantu babikubwiye barebaga imirari rwose. Bamwisi kureba ikava mu byo batubwiye, ikava mu bituzengurutse, bagatangira gutanga amanota bati ikibuno kiri uti nta gihari, bati burebure uti nabwo ntago, bati amaso manini nayo ni matoya, bati ugusigaje uti nta gihari, ukumva urarangiye. Urumva kandi urareba ntawe kugendera mu muhanda, ntawe ukwicarira, uri muzima uratekereza bagenzi. No way. Ibyo kujyaho endi abatwumva mwese muhaguruke mwambare mwisige, kandi ubwiza si ku mubiri gusa, n'ibitekerezo n'ubwiza. Donc no gukura mu buryo buri nabigwa gute muri intelligence, mu kwaguka mu bitekerezo, muri uko kuvuga gusohoka, wavuga ukajya gushopinga, kujya kuba wajya kwiga icyongereza hariya cyangwa igifaransa hariya, utwo tuntu twose. Ubwo n'ubwiza buzana beauty. Niba usohotse, none se niba usohotse umugabo akagusigira $1,000 ugahita uvuga uti Jackie yavuze ngo dusohoke tugende tujye muri supermarket, ukagenda ukayatsinda, ejo bakaguhanda ukagenda ukayatsinda. Bazakureba abona ubwiza cyangwa azabona nyiri ibyatsi yashatse. Uzabona ubujiji. Ninde njiji yabaye nziza se? Ibikunda uba mwiza mu buryo uzarebe n'aba miss ndabibabwira buri munsi, bareba uko basa, bakafotoza, bakareba uko bagenda, bakareba uko basubiza, bakareba uko babana n'abandi, ibyo byose bigira ubwiza. Ntabwo ubwiza ari uguhaguruka gusa mu bwe ngo ikimero cyiza, ngo ikimero nabyo ni byiza ntawe ubyanze, ariko ntabwo bihagije. So dufite rero ibyiza byacu, twese turabizi ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Twese turasa aho tuva tukagera. Imana yaturemye nkayo mu mwuka. Ibipfundikizo rero byo mu mubiri byavuye kwa Gatarayiha no kwa Rubangura no kwa Kanamugira aho dukomoka. Aho bizasoreza ni mwirimbi, twese turabizi. Ubwo ibyo ni ibintu bikwiye gufata time yawe bikakuruka wastinga time ngo bagenzi. No. Ukadeprima, ukarwara, ukajya mu gitanda. No. Duhaguruke. Urumva Satani yaje aca mu bitekerezo agatangira aho ati buriya tureba ibintu bikwayeho, atireba tubu birarangiye, atubura urapfuye, akakubeshya, ukatangira imisatsi bugacyo ugakuramo ishati, bugacyo ugakuramo ijipo, utyo ugenda utyo akwica ashaka. Mwibuke icyamuzanye ni ukwiba, kwica no kurimbura. So ntabwo ahera kukurimbura ngo tubuhe ubugingo tugende tuvuge ko tugiye gukizwa, ngo rero ngo ubu bunemeye Yesu umwami n'umukiza nta kibazo nzajya mu ijuru. No, ahera kukwiba. Ibiki rero
yiba amahoro yawe, yiba ubwiza bwawe, yiba umudendezo wawe, yiba kwigirira icyizere, yiba kwigira, yiba kwikunda, yiba ubwo buzima bwose akabukwiba. iyo amaze barakwihererana akagushyira ahantu hamwe ati ngaho rero do ni wowe nyiri ibibazo gusa, ni wowe usya, ni wowe wapfushije, ni wowe waciye inyuma, ni wowe ubundi wowe uri iki. ariko agamije kukurimbura. ibintu byose atwibye tugomba kubimwambura kuko afite imbaraga koko, ariko twe dufite ubutware. We have authority. Yes. ubutware. So uhaguruka ubanze wiyumvemo ubutware. karande ziwacu, karande ziwacu, karande ziwanyu. hariho inziza n'imbi. fata inziza, imbi ziri ntawe uzahaguruka ngo turwanire, nitwe tugomba kwirwanira. iyo miruwari irakenewe mu nzu, ukajya wibwira buri gitondo. ni ukuri. none pastor, uyu muntu wamaze kwikunda, amaze kubona ko ari mwiza, amaze kwiyakira, amaze no kwigira icyizere, arimo gusirimuka, ibintu biri kugenda neza, uyu mugabo aramugarukiye. bya bintu byatakaye, bya bintu byari byaramumenaguye, byaramushyize ahantu, ntibishobora kongera kubyuka akumva arakeneye ikintu kimeze nka vengeance. reka mbivuge gutya, niba akeneye kwihimura, umugabo yakize kuvuga ngo kandi umugabo yari yamugarukiye, noneho yahinduye imvugo, noneho ari kubona nawe umuntu koko. bakoze ibisikana bitaro, babisikanye mu bitaro kuko umwe yakize undi ahita arwara. tumva ari byo urimo kumbwira. umwe yari ari ku gitanda aho undi agita kijya hasi ryamaho. naho ubundi ugize amahirwe umurwayi wawe agakira, ntabwo icyo twe dukunda gukora ni ukumuha flowers, para mu rugo, ni ukumwondora, ni ukumubwira igihe yari arwaye ibyo twahuye nabyo. yego. wari urwaye buriya, nubwo warebaga nkugemurira, ariko nabaga nagiye kuguza kuko hano crise yari yakubise. iyo ukuntu byagenze buriya nigeze no kujya kumanuka ahantu ndagwa, dore niko igisebe cyavuye. narakiguhishe kubera ko wari urwaye, kandi utera impungenge cyangwa se utari bubashe noneho nawe kuko yakize akavuga ati yo ese muri iki gisebe waguye kubera njyewe se amadeni sweetheart. icyo ni igihe cyo kwiyubaka, komorwa. komorwa impande zose, kwiyubaka. nawe akakubwira ati nubwo nari ndwaye ariko naratekereza nkumva yahura kuko nzi ukuntu uri gusafaringa. burya hajemo na suzi, impande zose tugatangira gushyira bagenzi bacu imbere. niko ijambo ry'Imana ridusaba, gushyira bagenzi bacu imbere. aho kwishyira wumve ko ari wowe bari burebe, bari bwumve. ubwo yakize none hagiye kumva amashyi, ambwira nibyo arakubwira, ariko wowe uri expectinga kumubwira iki mu burwayi bwe? hari ikintu yakoze. yabaye umugabo mubi cyane ariko yishyuriye abana ishuri. yabaye umugabo mubi cyane ariko afite ikintu. ese wabura icyo umushima? ako kantu igihe yakize, igihe yagarutse, ntabwo ari igihe cyo kwereka ibyaha bye gusa, nubwo bishoboka kuko akomeretse nyine arakomeretsa, ariko mu by'ukuri ntibikwiye kuba ubuzima. yego. twafata cya cyemezo kivuga ngo iki ni igihe noneho cyo kwiyubaka. bya kera tubisize inyuma, dusingiriye ibiri imbere. ntabwo ubisiga kuko biba bikurimo, murajyana. ariko igihe hari akabashije gupayo gutya kazanye inzara, kashatse nko kuvuga ngo ariko urigira gutyo, uzi ko igihe utari uhari, uzi ko nagize gutya, ugahita wibuka, ariko ntabwo kivuye mu mutima muzima.
ikintu kivuye ahantu hakavuga ati sorry sheri sorry ni ukubera ko ubu icyo ukoze gitumye nibuka iki nawe agahita avuga ati nanjye uko mbyumva ni uko twemere dusige place y'ahantu abantu bahumekera bahumeka ibibi tukamenya uko turi bubafashe yego kandi impande zombi mu rugo ntabwo ari ahantu h'abamarayika si n'ahantu h'abadayimoni ni ahantu h'amahitamo y'abantu y'abantu bagahitamo bakavuga bati arakosheje kumvise ikintu uvuze uzi ko avuze ngo asye icyumweru cyose nukimara nasye bavuze urumva bizavamo hari ka kamoteri ka box nababwiraga mujugunyemo yego asye ntabwo iruta Cadette ntabwo iruta ka baby ntabwo iruta so just kandi ejo ntizagaruka hari uyu mumama yamaze gutabwa n'umugabo we byaranze muri ibyo byose tuvuze iyo process ya healing byose byaranze umugabo aragenda arashaka izo kese nazo turazifite arashatse yewe mama aranabyaye umwana wa mbere avutse n'uwa kabiri wa mugore yanze gukura y'amaso ari gusenga amanywa nijoro no kuri izo kese ndazivuga nkumva imbeho kuko zirahari arizo nzi uyu mupapa arabyaye bwa mbere arabyaye bwa kabiri wa mumama amafoto aracyamanitse muri salo ari expectinga ko uru rugo ruzongera rubeho ni iki kintu watubwira aho hantu uwo mumama akwiriye ikamba akwiye gushimwa ni umumama w'intwari ni umumama mwiza ni umumama udasanzwe nakomeza ategereze umugabo naza kandi nta depression afite ariyubatse neza kabisa wazi ko uyu mugabo n'uwanjye agomba kugaruka ndajya ku mavi ndamwandikira nzayamuhamagara nashaka yanga kwitaba nzamwohereza amafoto y'abana nzanyimwohereza yanjye afite icyizere pe kuri urugo ruzongera rukabaho niba akora iyo mirimo noneho afite depression niba akora ibyo ubundi nari namushimye yuko yagumanye abana niba barabyaranye nari namushimye yuko agumye amanitse amafoto y'umugabo we namushimye yuko yatuje kandi agakomeza gusenga Imana ngo imugarure umugabo ko amufiteho uburenganzira nta kibazo ariko niba amukurikirana akamuha amamesaje agakomeza kumutota ubuzima noneho ntabwo ibyo akora ari byo arimo arahohotera ntabwo ibyo akora ari byo kuko baramutaye icyo yari akwiye gukora ni ukwitoragura yego iyo bagutaye ntabwo ubafasha kugenda ngo nawe wite ahubwo uritoragura yego kwitoragura ni ukuhaguruka yiyakire avuga ati ubu ngewe nari mukanaka ubu mukanaka yagiye kwa kanaka kandi babyaye kandi babaye kandi byarangiye so ntabwo amafoto y'inyamanura ni papa w'abana banjye igihe twamaranye yambereye umugisha nta n'icyo bintwaye cyangwa se birakinwaye ariko nzajya ndira nihanagure ariko ngiye kubaho ubuzima bwanjye ngiye kubana n'Imana se ngiye kubana n'abantu beza ngiye gutangira gushaka ubuzima bwe ngiye gukira iki gikomere ngiye kwivuza kuko ararwaye tubyemeranye ararwaye ntabwo umugabo yasohotse mu nzu ngo agende usigare ubyina uvuga ngo ni akazi kawe cyangwa se icyo ni uko uri umugabo wanjye nawe uzagenda kuri ibyo ni igitwenge harimo depression yes ni igitwenge gitwikira umubabaro ni uburyo bwo kwirwanaho no kwirwariza habe n'ubwo Imana yaba yaraguhaye isezerano iryo ni isezerano ryawe n'Imana just pray yes senga itware neza ikundi yakire ivuze ukiri bikomeye kuko warakomeretse ndetse nibiba na ngombwa ukabona impamvu zo kurekura urekure kuko none se umuntu ko hari mu maboko y'undi muntu hanyuma ushobora kugira gutyo ukarekura hanyuma Imana ikavuga ati undekuriye mu maboko ariko yego
witwaye neza warasenze wabaye umuntu mwiza nanjye uyu muntu ndamukugaruriye kuko ndabona umukwiriye aragarutse imana ikamukugarurira bibayeho ko agarutse ubwo rero bibayeho ko agarutse si wowe wamusengeye se nta n'igitangaza gihari urakira igisubizo cyawe niba ari wowe koko aricyo cyari icyifuzo cyawe njye ndumva nta uwo mama rwose we ameze neza cyane ahubwo hari aho yasohoka ntagaruke kuko niba yasohotse akabyara rimwe akabyara kabiri ntabwo bose bameze nk'aba wundi bahora bamanika amafoto hari abayamanura yego bakayamanura bakayabika bakavuga ati oke ubu nanjye reka nshakishe ubundi buzima uko mbigenza so ni kesi zitandukanye ariko bose rwose bahumure ni kesi ziba zabaye batagizemo uruhare ni ubuzima bakomeze bashaka imana bashaka abajyanama bikunde nubwo bigoye ntabwo ndongera kwinginga abagabo cyangwa abagore batabwa nabo bakitakaza ndabinginze nibaguta ntukitakaze yego ujye witoragura ubuntu bw'imana buraza bukakwitaho pe bukakwitaho rwose ntazamira uwari ukazuzuza ahantu hose ukajya wivugisha terwa nuko igikomere aho igikomere cyawe kiri niba kiri aho utareba miruwari uzagure nyinshi ariko niba uvuga uti ntacyo wamburanye then hari ibyo ubura ushobora turabizi ntabwo dushaka bimwe amagambo atubwirwa ntabwo ari amwe so ushakiraho ikibazo cyawe kiri kandi rwose birakemuka iyo tuvuga ngo birakemuka ntituvuga ngo abagabo baragaruka cyangwa abagore baragaruka no tuvuga ngo mwongera kubaho hari igihe bitemera ariko mubeho ukitegura ukiyakira ukikunda ukinogereza ubuzima bugakomeza tugarutse aho twatangiriye kugira ngo dusoze uyu mukobwa uramurinda gute mbere y'uko arwinjira uwuhe ugiye gushaka niho twari twahereye uramugiriye inama iteguye urugo agiye kwinjiramo nibyo azasanga umukobwa utarashaka ibye biroroshye ni ukudufasha akaba yatwumvise akikunda cyane mbere y'uko yifuza ko bamukunda ko biragoye gukunda umuntu utikunda biragoye kumenya umuntu utiyizi biragoye kunyura umuntu na rimwe atigeze yinyura biragoye biravunanye kandi birabavuna abakobwa murabizi birabavuna pe birabavuna uragenda ukajya gushakisha ko bagukunda baza ugasanga ntuzi uko bari bugukunde ntuzi uburyo ukundwa ntuzi nta bintu na bimwe wigeze wandika ngo uvuge uti at least ndashaka ibintu 20 bya bindi tuba twaranditse muremure mugufi inzobe mutoya bya bimwe byose ukareba kaga ariko muri ibi bintu by'ingenzi ni ibihe ntuzi ibintu nibura bitatu by'ingenzi umva ibi ni ingenzi nabura ibindi bisinabibura umugabo uramutekereza nkaho azaba agukuye kure mvuge gute abagukuye kure umugabo azaba agukuye kure no umugabo yari akwiye kugutwara yumva atwaye umugisha yari akwiye kugutwara avuga ati mana we imana irankunda koko ariko kugutwara uvuga uti mana yanjye ngize amahirwe mbonye untwara yo ntimukome batari ko ari ibuti woya yibye ndi bati nyamara uriya muntu udashobotse uti gute ko ari mwe mudashobotse simvuga ko ibivuzwe byose byemerwa ariko umuntu ugitekereza
mu gihe utarashaka shyiraho ingamba shyiraho ibyo wumva by'ingenzi tekereza neza nibura bitatu ntabwo uzabibona byose biriya byose wakokoye ntabwo uzabibona ariko by'ingenzi uvuga uti ariko nubwo nabuze ibindi ariko aka kandi aka kantu gafite icyo kavuze mu buzima bwanjye bukomeye hanyuma bambwiye ko ndi mwiza ariko ni ukuri ndabizi ko ndi mwiza bambwiye ko nakoze neza ariko ni ukuri nari nagerageje ibintu bashimye nibyo byari byamvunnye uri mwiza nibyo se koko ni koko se koko ubwo se koko nibyo none se ko nabonaga ngenda imbariga ugenda imbariga uzahunze ariko imbariga babyita bati uko urimo kuvuga nese igihe ko bambwiye ko iyo ngenda nsa naho ngaruka iyo comment umuhaye niyo azajya abona ugenda nk'ugaruka mu comment ijyanye like kwikunda kwiyakira buriya buzima bwose turimo kuvuga buhera icyo gihe cyangwa munavuze ngo tuhagaruke buhera icyo gihe buriya ibyo uvuga nibyo buhera icyo gihe ibyo nibyo biterekeza up to mu rugo umuntu ntugira aho ufatwa kubera iki kubera ko nawe ntago wisobanukirwa aho ngaho gusa uraho uzakora iki mu buzima sheri none se urumva ushaka gukora iki ntabwo mbizi ariko icyo uzambwira cyose nzagikora uri intebe bicaraho ntabwo bibaho ugiye wigize agatebo deja intebe none se manya urumva tuzubaka he aho ushaka none uratekereza ko ubukwe twabukora igihe cyose aho ushaka ndi tayari sheri ndagukunda cyane uraho gusa muzunga ejo numara kugera mu rugo uti ntangisha inama kugisha ati inama kandi kuva yakumenya yari asanzwe y'igipupe exactly tangira kare bumuntu ikunde jinama hakana emera baho oya wibe oya yego yego wibereho rwose uko nguko umuntu akumenyera uko wikwishushanya we kugira uwo utari we uraho ngaho kwigiza utya rwose bizahoraho ba wowe yego uteretwa akiri gitereta hari utwo agenda agira ariko at least wikabya wikabya undi muntu uzakugeza mu rugo azi kugira isuku murahagarara nuzwa gutishereta ahantu njye ntaho nkunda ibintu by'imikungugu kandi urabizi ko ntabwo ujya uhanaguraho we umuntu umushyizeho kutajya ukunda ibintu by'imikungu akavuga ati mwagera yata umukungugu usheruti we ntuwureba my dear ni birebire donc kwa kuri wahoze uvuga tugitangira kugomba guhera hariya mu bujene fi cyane tangira kare menya ibyo ushaka menya ibyo wanga vuga rya neza ry'ukurya habeho utuntu duke ntabwo tutwanze utwo tuntu two kwimunyamunya tubaho ariko wikabya ngo ndure paje ku buryo umuntu akuyoberwa yego ubwo ni abakobwa barumvarije n'abahungu vraiment n'abahungu rwose niba uzi ko ushaka umugore ufite mu mutwe gira mu mutwe ariko wowe mu buzima urashaka umugore nuvuga ari buvuge ati yego uriya mukobwa cyose mvuze aracyemera hanyuma numara kugerayo utari ko wowe ntabwo ujya ugira inama uti buriya impamvu y'uriya mugore musanga mu kabari uti nuko angira inama uti uriya mugore afite ubwenge bwinshi n'uwawe warabufite ariko ntiwigeze umuha akanya ko gusohora ibitekerezo that's true ibintu bigomba gutangira kare umuntu arakubwira ati turerekeza he turajya abakobwa bose bari kuvuga ati se sheri urabona tuzabigenza gute tuzagera gute ariko se wowe icyo utabona ni iki koko ntabwo ubona ko ngewe byose ndi tayari ugatangira kumubeshya imodoka zitira ibintu byose ukabishakisha ibinyoma ukabirunda dusoze ngewe nsigaye nsoza nsabira abana b'abadiyasipora
birukanka bakagira gute ngo babonye abasenga ngo babonye abasimbuka ngo babonye bagira batako kanya bakaba bateruye bateretse aha akigera aha ngaha agasobanukirwa ibyo ari byo ariko rero buriya nta nubwo ari we nashakaga yewe tanga umuntu ngo uze ngo bigenze bite ngo arahindutse mutekereze kabiri mutekereze kabiri umuntu ushaka bimeze bite iwabo nihe bimeze bite ni muntu ukimukundanye bingana iki aragukundira iki ese byakunda ko yabanza nawe akagera inaha ngaha akahaba akagira gute agakomeza akaguhitamo strategy zituma mutabaho ubuzima bw'amarira birababaje cyane ni bake cyane bungutse cyangwa se byagiriye umumaro ariko abandi turabafite benshi barahura n'ibibazo yego n'ahandi ariko biragera mu diaspora bikaba birebire cyane kuki uti wacu tuyamvugishije utuyagize gute se twebwe irungurira hari biki nta mwanya n'iki umuntu tugira ubwenge yes wow mama mva twagezeje turaganira neza cyane reka turekere naho ubutaha ni ukuri ugize neza cyane tugerageje kuganiriza uyu mumama urimo na strategy akoresha kugira ngo yongere yikunde ahagarare neza na wundi abashe kuba yamugarukira mu gihe atamugarukiye ajye kuri ya mavi nk'uko wabivuze tugire abakobwa inama nibaza ko tugerageje kubikoraho byose ariko ndahamya neza ko icyo atari cyo kiganiro cya nyuma tugerayo tuzagerana n'ibindi byinshi mama turagushimye Imana iguhe umugisha cyane murakoze cyane Imana ibahe umugisha amen